twongeye kubaha ikaze bakunze b'ikiganiro Business Corner. Uyu ni wa mwanya udasanzwe w'abarwiyemezamirimo, tubasurira abarwiyemezamirimo bakaduha ubuhamya bw'urugendo rwabo mu ishoramari, uburyo bagiye batangira, bagiye bazamuka, urwego bamaze kugeraho ndetse n'ibyo bagezeho mu buzima. Uyu munsi rero tukaba twageze mu nyubako ya MIC, ubwo twaje gusura iduka rya Kodo Shop. Twagira ngo tubahe ikaze nyakubahwa Kodo. Murakoze cyane gufatanya natwe mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Twagira ngo tukubaze by'umwihariko, ese ni kiye gitekerezo cyangwa mwagize igitekerezo cyo gutangira iri duka gute? Mwatangiye ryari? Icyo gitekerezo cyabaje gute? Nagize igitekerezo cyo gutangira business ndangije kwiga. Natangiye business muri 2010. Okay. Ariko noneho njyewe ndi umusirikare uri reserve. Okay. Noneho igihugu cyamaye misiyo, mbona amafaranga, nkuyemo ndaza niyo natangije business ko nari mfite umuvandimwe wanjye wacuruzaga inkweto kandi nkabona bigenda. Okay. Ababinyinjijemo gutyo. Avuze ngo ndi umusirikare, numva ngizeho akobaho gakeya, ariko abantu mwese, waba umusirikare waba uwo ari we wese, ushobora gukora business. Abasirikare nyine birumvikana ufite inshingano zikomeye, ariko iyo bigeze aho uba reserved, ishoramari ni ikintu gikomeye cyane. Twagira ngo noneho dukomeze tukubaza by'umwihariko, ese mwatangiye muhe mwaka? Natangiye muri 2013. Mushaka kutubwira muri makeya, ese mujya gutangira mwahereye ku ruhe rwego? Twahereye ku rwego rwo hasi. Okay. Twatangiriye hasi tugenda tuzamuka buhoro buhoro. None ubu ngubu kugera uyu munsi mufite iduka rikomeye cyane hano mu nyubako ya MIC bita Kodo Shop. Twagira ngo noneho mutubwire muri makeya, ese mwatangiye uhashize imyaka nk'irindwi-itandatu, 2013 nibwo mwatangiye. Ubu noneho wavuga ko mumaze kugera ku ruhe rwego, cyangwa se ni iki mwagezeho kuva mwatangira? Ikintu twagezeho, ikintu nagezeho, namenye business. Okay. Ubundi nageraga ubwoba bwo gucuruza, ariko noneho ubu naratinyutse. Nukuvuga ngo nanjye ndamutse ntangiye nageraho nkaba intiti muri business kabisa. Okay. Biraza abantu benshi baba batinya kubyinjiramo, bazi ngo ni igishoro kirekire, ariko igishoro cyose waba ufite watangira wakora. Okay. Kandi bikagenda biza buhoro buhoro. Niko byangendekeye nanjye. Ibintu none ucuruza by'umwihariko nabonye byiganjemo inkweto. Ese izi nkweto uzikura Nyabugogo, zirangurira he? Izi nkweto nje ncuruza inkweto z'abakobwa n'abamama. Izi nkweto nzikura hanze. Zikura mu Bushinwa. Okay. Ariko nkazana inkweto nziza ziri karite. Urambuka ugafata temikirere ukambuka ukajya mu Bushinwa ukatuzana ibintu byiza kabisa. Okay. Ibyo ni byiza cyane. Hanyuma twagira ngo Kodo ukomeze utubwire noneho, nko mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa imyaka 10 iri imbere, ese urateganya ko uzaba uri ku ruhe rwego? Noneho ubu ngubu ufite inkweto nziza cyane watubika ufite z'abadamu, nabonye ni inkweto nziza cyane by the way. Hanyuma ubu mu myaka 5-10, ese Kodo Shop izaba igeze ku ruhe rwego, cyangwa se ni izihe ngamba ufite zikuganisha mu cyerekezo cyiza uri guteganya? Ndimo ndateganya kuzajya ndanguza, kuzajya ko abantu benshi bose ntabwo bafite ubushobozi bwo kujya mu Bushinwa. Ndi guteganya kuzajya mbazanira inkweto nziza, inkweto nziza zigezweho, bakaza kurangura kwa Kodo, nkanagura n'amashami. Nkashyira amashami mu ntara, nkashyira amashami mu nkengero ya Kigali. Nibyo ndi guteganya. Abantu inkweto tukazibagezaho, kuko inkweto zirahari kabisa. Turateganya kuzibagezaho mu buryo buri hafi cyane, bakajya bazibona hafi. Okay. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Hanyuma se ni iki wavuga nk'imbogamizi cyangwa ikibazo waba ufite, ni izihe ngorane ubona muri business? Uko mu baduteza amatwi hari abantu wenda bafite cyangwa bahoranye indoto zo kuba bacuruza inkweto muri rusange. Ese ni iyihe nama ushobora kubabwira muri rusange? Cyangwa se ni ikihe kibazo uri kubona cyaba kibirimo, ni irihe cenga ririmo?
ni na gute uteganya kurenga icyo kibazo kugira ngo ubashe kujya ku rundi rwego cyane bijyanye na za nzozi zawe? njyewe ikintu nteganya imbogamizi nahuye nazo, ninjiye mu nkweto caguwa z'igihari, noneho habayeho imbogamizi kidogo ko caguwa bayihagarika, ariko ubu igihugu cyacu kiri kudukangurira kujya mu bintu bishyashya, kujya mu nkweto nshyashya kandi zirahari. ubwo rero byabayeho igihe gito, ariko ubu ngubu turimo kuzana inkweto, turimo kuzikoraho kabisa. Narenze ko kiriya kibazo cyo guca caguwa muri rusange cyakubise abantu benshi cyane hasi, kiriya cyakubise abantu benshi, ariko nyine bagomba kubimenyera, bagomba kumenyera ko n'ibintu bishyashya bikora, kuko n'iriya caguwa hari urundi rwego, na biriya n'iriya caguwa ni ibintu babirangura mu Bushinwa, abazungu bakabyambara, bamara kubyambara bakabizana hano natwe tukabyambara ibikuburana, ariko ubu ducuruza inkweto nshyashya za zindi zijya i Burayi natwe tuzikoraho. Twajya ukibivuga neza ko ufite inkweto nziza nshyashya, hari abantu benshi cyane baduteze amatwi banifuza kumenya kwa Kodo. Ese kwa Kodo ni hehe? Afite inkweto nziza z'abadamu z'abakobwa, ese ushobora kubasobanurira by'umwihariko ahantu ukorera ni hehe? Njyewe nkorera muri Mike kuri floor ya 2, umuryango ni 13. niho nkorera. Baza babaza kwa Kodo Shop. Kodo Shop floor ya 2, umuryango 13 kabisa. Cyane cyane abantu b'abastari, byo abantu bazi kwambara bakaberwa, mu by'ukuri ibintu nyabyo bisobanutse nabisanze kwa Kodo Shop. Hanyuma hari imbuga za social media mukoresha? Dukoresha Instagram na WhatsApp, ubwo ni stati, na Facebook. Ni ukuvuga bareba ijambo Kodo Shop kuri bakagerageza kureba ku mbuga nkoranyambaga, mukamenyesha ibintu bishyashya mwabazaniye kabisa. Hanyuma mushaka kutugana nimero ya telefone? Nimero ni 078 26 45 668. Kodo Shop. Hanyuma se hari urubyiruko rwinshi cyane ruduteze amatwi muri rusange, ubwo nibo ndi kuvugira, bifuza kuba bamenya, bashaka inama ibakura nko ku muntu ufite experience, umuntu wagize kure cyane nka Kodo Shop, umaze kugera kuri uru rwego rwiza cyane rushimishije by'umwihariko. Ese ni irihe jambo cyane nk'urubyiruko bafite indoto zo kuzakora business by'umwihariko, wigeze kubikomozaho gatoya wabwira ikintu cyo gutinyuka, ariko se ni irihe jambo by'umwihariko ushobora kubagezaho abadukurikiye nonaha? Urubyiruko ikintu nabatinyuraho ni ugutinyuka, kuko business abantu benshi barayitinya. Usanga abantu benshi bayitinya imisoro, biragoye. Ntago bigoye, imisoro ni mike cyane, usanga batinya cyane. Najya ntekereza ko imisoro ari cyo kibazo gikomeye. Ntago ari imisoro ari myinshi, ni mike cyane. Nuko nyine abantu babyumva ngo muri rusange usanga imisoro ari mike cyane. Noneho ikintu nabakangurira ni ukwegera amabanki, banki zikabaguriza amafaranga bagatinyuka, kuko burya ikintu ukoze ushyize umutima hamwe, ugahuza umutima n'Imana, byose birakunda. Ni ukuvuga ndamutse ngiye kuri banki afataho inguzanyo, nabasha gutangira business nkageraho ngera, kubera ko benshi ndabizi baba bafite ikibazo cy'igishoro. Abenshi baba bafite ikibazo cy'igishoro, ariko iyo wegereye banki, hariho amabanki atanga inguzanyo badatanze ingwate, hariho n'umuntu abantu batanga kwishingira, ukaba babona ufite discipline, bakaba bakwishingira ko ugejejeho famiye yawe igitekerezo ufite bagufasha. Ako ni akantu keza cyane. Murakoze cyane rero, twagira ngo dushimire cyane by'umwihariko Kodo, wakoze cyane gufatanya natwe mu kiganiro cyacu. Murakoze namwe. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Business Corner.